ko wakererewe se mama gakabya shana nanjye sinjye kumva ambutiyaje nahuye nayo siko mamaze amasaha abiri cuba cyane rwose maze na boss avuye hano nonaha nturanyica kwica gusa uzi umujinya afite nabwo guhamagaye yego mana ubwo none ibibazo niba ataguhamagaye mugakubitana mbaza mwe muri umusubize ngo mwese ubu byagenze ukuri navuye mu rugo karibu ahubwo nahuye nawe waje na moto cyangwa watuze bize isura cyaciriritse nawe hari izugo hasi ifata moto we ese moto amafaranga barayatoragura shano nayo nifite wabuze n'umuntu ukuguriza kweli cyatanga bariya hirya ko ntabwo wahamagaye ukaba kunyita abasore ntabwo ari bari kukunguriza umva mana telefone n'ubu ngo sindimo no kuyikoza ariko akazi kari hano bakabona turapfa pe ibaza umukobwa ukiri muri bisi yawe ntituzayihurire njye nawe mwana ibintu byarahindutse njyenyine maze n'agakabisigaye nako byamaze tuyihuriye mushaka ntabwo yego mana bari none akazi se ubibona gute urabona utegura ute nyine ntari usibye gukererwa gusa noneho rya tangazo noneho uzi abakozi dufite noneho muri ino fresh tu ni neza okay ndabona rumwe mu ayiti kabisa mwe mu ba IT hano rero tujya tugira ikibazo cya CCTV zacu ya tujya tugira ikibazo gikomeye iyo bugorobye iyo mumajije kugoroba nyine mu kagoroba mumajije kwira amashusho yazo nyine ntabwo agaragara neza uri kumva wiyameniye umva noneho ndebye muri dokima zengira ubwoba uzi ko ninye umva uzi ko nanjye ibintu umva ndi umu experience ntabwo sinakubwiye ngo ninjye mu IT Rwanda rwaba rwaragize mu fresh kabisa ahubwo ewana ni bamwe mufite n'ikibazo cy'abajura bameze gutyo nge mbafata nibereye no mu rugo byaba ari sawa kabisa ndumva ari we dukeneye ase hano ngaha akazi ariko iyo mugatanze umuntu biba ari fresh man umva ubundi niba uzi ikigo cya mbere wakorera ukabaho neza ubundi ni hano boss wacu ibahanga nagagira amahane amahane nyine uzanye ubuntu bwazagara mu kazi nawe urabyumva mu kazi ke ngiye umuntu yanyishyuye akangaburira akazi ke ngakora neza iyo umuntu yanyishyuye akangaburira akazi ke ngakora neza shaka kuri kw'Imana nge ikintu kibi cyo nicyo kintu cyanjye arega akazi kose manu ugakora wariye none se reka nkubaza mu gitondo mbere y'umaje kwiborosa ndabyumva wenda kwiborosa nicyo kintu umuntu akora kibyuka uhitira kuki ushobora gufata ako breakfast kitwa iki ikintu cyo gushyira mu nese ntabwo nyine ntuzewe n'urusho n'abandi nase kugeza unyuriro bambwa ati menya nshonje kuko abayiti bose baba bazwiho ikintu cy'inzara reka nkubwire buriya inzara ikomoka ku mikoresherezwe y'ubwonko ariko umuntu wanyambwenge burya ntanamukonoza reka kwambura hano ntabwo tubizi pe akira nyine hari ahandi hantu uri ujye hariya hirya ubonere na bosi muvugane ariko nyine wizere ko uri bukabona wahangaha yego ari seriye ntari bijye shana ari bijye nyine upfa kuba ufite mu mutwe wawe n'ibintu byawe kuri byize iranye no kuntu ndi bwagende mwitwaraho tu kuko urabona nge ni ubwa mbere ngiye kuba nakorana n'umubosi w'umugabo nakoreraga abantu benshi bakanyamura rero ndumva niba wahangaha atagira ibintu nk'ibyo ngibyo tuzakorana fresh imbazi zifata akanya ugasenga ndasenga cyane ariko Imana yarambwiye mu minsi ngo igiye kunyereka ahantu nakura akazi aho wahageze rero noneho ubu nahageze menya ariko ubwo ngubwo wenda batanyambura uza kandi kanusa wadepoje ahantu hangana ahashoboka Imana yangejeje ahashoboka Imana yangejeje wese niwirebeye nyine wagiye se basi ureba abantu b'ababosi ugira ukuntu baba bigize ukuntu ariko n'umubosi ararya ariko hari akantu ushyiramo uza mu bintu uje gusaba akibaza si umuntu uje kunsaba akazi reka muri kontratake y'akazi ni naha nagusigira namba yanjye zo kunzikisha tunabirenze wenda none sano ngaho mukoramo harimo abahungu bangahe shano abahungu barahari naho nigenda balance n'abahungu barahari n'abakobwa barahari uzanye ubugoryi uri umukobwa se ubugira ntabwo ajya agendera ku kantu nk'ako agendera ku bwenge bwawe n'ubumenyi bufitiye ubwawe n'ubumenyi wifitiye bwawe ibyo nibyo biguhereza ubufite kuko ntabwo ajya kumva njye no kuvuga ngo nyinjiramo no mu muryango ntarebye ndavuga ati se ahantu hakura abakobwa beza nk'uyu nguyu aha hantu aho ngaho byaba bigize noneho ubwo umaye icyizere
cyane kuri kw'Imana ubwo wenda reka ngende numva ko mfite amani yego ibintu nk'ibyo ngibyo nyine kwishika mbanza mugereho nimba ndi no gutanda gusa mwatwibutsa hajye bakwita nde banyita Moses Moses ndabona tuzahuza kabisa tugomba kuza amani nize kuki umukobwa ndabyibuka ndakatanga nkate mu muryango wanjye ubwo ugenda umva ugikora sawa sisi nawe kujye wibuka ko sawa Moses ntabwo ugucuza nyine abari fresh sawa agasome Mwinjire. mwaramutse neza rwose murahamwe bw'abanyakomere ni ukuvuga ngo henshi hano ngaha kuri reception imbere ka dokumenti zanjye nabonye itangazo rivuga ko hano banyuma gutanga akazi ntakinjara kuri reception Yego. baracekinga neza dokumenti zanjye barambwira ati zamuka gutyo ukajyana mu muryango we kugira ukahasanga n'undi muntu muvugana niba ari wowe niba atari wisimbiza Njyewe wahageze. dokumenti zanjye tunacekinga urebe ibyaribyo Dokumenti zanyu uko mwujuje ibisabwa. Hano ibintu biri fresh cyane uziye mu gihe kuko twari dushaka umukozi nawe ugomba kubasha kuko iki kintu process dutangaho ya CCTV yari ifite ikibazo cyane ibintu by'amashusho nimugoroba ariko nizere ko ujuje kubikemura ngende muri izi nyiri ikintu cyangombwa burya ibyo kurya byo ni ibintu byiza kuko nibyo biri mu nda so Moses ikibazo cy'ibyo kurya bigira ikibazo buri porogaramu y'ibiryo turabifite ntabwo uzabijya ngo bimare kurya ikintu cya mbere rero bose gushyira aho reka mbanze mushimire niba aka kazi kawe kagaragaramo icyo kurya nta kibazo ni fresh mbere na mbere nitwa nitwa Moses Moses bakuvuga izina ryanjye se ntabwo barembwe bambwiye ko witwa Boss gusa ariko nizere ko bakubwiye ko ugomba kwitwara neza cyane 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 cy'ingenzi nkunda yego ayo ntabwo ari umwihariko wawe gusa ni ku bandi bose tudatinze njye nitwa Japan iki kigo ni ikigo cyiza aricyo kibazo wagize cy'imifungurire ntugire ikibazo uzarya kandi uzahabwa uzabyibuha ikintu cya mbere tuba dukeneye mu mutwe kugira ngo tubashe gushyira ibintu byose ku murongo so Moses ubwo akazi kabonye rero ikintu cya mbere cy'ingenzi ni ukwitwara neza wirangasi kandi please wait yo kureba izi kamera nyine zaba ese sinjye uzazi kontorora ntabwo uri wagera mu kazi ntabwo wajya akazi hari ibindi bintu byinshi kuzuzwa kugira ngo ubashe gukomeza akazi bose ibi ngibi nibyo binesheje akazi ni nabyo dushaka ngomba kujya mbyitaho rero reka biherebwa akazi neza Moses uritonze ntangiye akazi kanjye rwose niba ushaka ko akazi kawe katazapfa uzangezeho icyo Moses wait waje kwa akazi shata reba neza mu maso Moses ikindi kazi ubwiremo outside ushobora kuba utigeze wumva ibyo mbasha kukubwira ugiye kunyemerera ikintu kimwe Moses wait Moses wamenyereye cyane mubwire ikintu kimwe mubwire ikintu kimwe ubwo mubwire n'ibisabwa ahangaha kugira ngo umuntu abe neza mu mahoro hari ibyo watswe hariya hari n'ibyo nanjye ubwanjye hano watse sibyo ushobora kuba noneho abakobwa bambaye kutagira amahane hari igihe ushobora kuba ntabwo ngira amahane ariko nkunda umuntu ufite mind ese bakobwa ni ukuvuga ngo nkimara kuguhereza akazi wamaze kukabona ariko icy'ingenzi hari amategeko n'amabwiriza ugomba kujya gukurikiza hariya hepfo sibyo hari amategeko n'amabwiriza agenga akazi njye naguhaye akazi Moses tudatindanye cyane kugira ngo ndabona waje gukina komedi atari filimi cyangwa iki ni akazi kakugenza ntabwo ari movie nta nubwo ari na komedi waje kudukinira ngaha sibyo ibyo nubyitwaza ukitwara gutyo karabaye Moses ntabwo ashoboye barakwirukanye sibyo ese ijambo ryo kwirukanwa urarizi cyangwa waba wumvishe gusa ubonye akazi oya ntabwo ari uko nabonye akazi uko wakwitwara kose cyo mpfa nuko amashusho yacu agenda neza nk'uko tubyifuza sibyo ariko nibitwara gutyo ubonye umva mubwire ari abakobwa mw'inyanya gutangaje mu kugira ngo mbaceko kugira ngo bemere kunangira umwitangirizwa ngomba kuguhereza uriya mukobwa gisa
kumva arirukana arirukanisha akaza amashyira kashe ku muntu gitoto abo ari umugore wawe no ntabwo ari umugore wanjye Moses gusa twakomeje gutyo icy'ingenzi uzabasha akazi ubwo natumvishe natumvishe icy'ingenzi uzabashe akazi kandi mwifuriza amahoro masa nubwo mvuga ni karoma rimwe na rimwe ngera aho ngaseka sibyo Moses umushahara umushahara ugomba kubona afite banki ibyo byose barabikubwira uzajya bipuriza amafaranga kuko ntabwo iyo ari yose okay so Moses kira document zawe kasheyo kanongereho kugira ngo genda hariya muri wa muryango ugisohoka bagiye kugufasha umuntu ugiye usanga mange mu kinyabupfura winjire bagufashe tipu turatangira akazi Moses boss urakoze aho gutaha amahirwe masa mfungura urwo rugiga gahoro sibyo karibu karibu mwabutse neza namutse neza amahoro y'Imana akomeye cyane amakuru yawe amakuru ni fresh karibu ibyicaro none se ko barahandi yicaye kuva ngo abakata nakureka kwiza niteguye nzanye nawe uzindemo n'uko kugenda ndebe bawujuje ibisabwa amenya rero kumva ko mu mategeko n'amabwiriza agenda pascal ahamenye kabisa ndabona ko niwe witwa Moses Moses wahageze ndabona ariko bana kaguhaye bakama ariko nyine ngiye banyereje ko naza ngaha ukambwira ibi amategeko n'amabwiriza y'akazi birumvikana yego n'akazi ko bakama ko bigaragara rero musanzwe ndabona wakahawe ngo amategeko n'amabwiriza uyu munsi turi kuwa gatanu tugiye kwinjira muri weekend uri ready neza ko uzatangira kuwa mbere ese ko uzakorana neza ariko urugero nakoze wumve ngo icyaro cyane muzi ni iki okay so ndabona nyine gutangira ni saa 3 tangira umusaruro urabona nta kibazo kuko aha turahemba nta kibazo niba muhemba nta kibazo cyangwa ubundi mbere yo kubona akaza kubona ka breakfast breakfast uzazuyibona ndabona range nta kibazo nuko nyine cyo yafashe ikintu cya mbere hano ukora akazi wikorera sibyo ukora akazi wikorera then icyo kurya ntabwo ari ikibazo bazajya bakumenya ntari sibyo amategeko n'amabwiriza hano bibagenga hano sibyo ikintu cya mbere ni ukubahiriza isaha yo kuza ku kazi uzajya bagera saa 3 ako muzamuteshereza hano hafi kuko n'urutiyo oya na ntabwo najya ngaho saa 3 bose ariko nshaka kuza kuganira ikibazo iyo tukaza kubiganira tutari mu kazi nabi ntari uzi kumvugisha Moses bo ikintu cya mbere giharanga ni discipline wagize discipline ibintu byose birakwerekana ikibazo wabonye abakozi bose bari hano basa neza bari smart ndakiga ko nawe tuzakorana neza ntari cyo kujya nta kibazo sawa see you sawa koza Moses Monday sawa Wizo tena Moses naye kumva imansi ko utamugaye yes nawe nakorera tukatana okay ko mbona akazi kabaye wahamagara sheri nkamubaza ukuntu bimeze ati se rwose ubundi uyu mwana ntakaza zatuma nzira kandi babimbwiye sha umugabo ni wariye inyama
Fate. Aha. Mvuga ngukira. Kwesi. Yes, Moses. Umeze ute se? Meze neza. Bimvugire ariko. Umeze ute se? Shameze neza nanjye naribi. Biragenda. Biragenda. Ase. Mwana kuki wanyishije tukajya mu rukundo kandi uzi neza gukundana na boss kandi uzi ko byananyirukanisha. Kuki? Nyine ejo bundi numvise boss akwita sheri nyine icyo kintu ngikiraho imosi yo kujya none uyu munsi natekereje ko nabikubaza neza. Mose ibyo wabisubiramo? Nyine nabisubiramo ejo bundi numvise boss aguhamagara sheri biranungura. Sheri ntabwo uzi ko ari ibintu bisanzwe. Shatse kumbwira ko mudakundana? Ibyo tubyihoreye twivugire ku byanjye nawe nahibi bya boss se ibyo ntabwo ari ngombwa. Bwani njyewe ujye ukomeza unyiyenze nutuma banyirukana se uzangaburira. None hari ikintu yari kubajijeho? Ntacyo yambajije uri ku munsi niriwe mbona afite akajinya ukuntu menya hari yaba yaraketse ko n'ubundi nanjye nawe nkuvugisha tu. Nabonye ari ku gahari urumva umwe ngo uyu munsi naje mu kazi ndamubwira ati boss morning ambwira ati mani hoya genda ukore akazi kawe nta bindi tu. Cyane ufite ibindi muri buto. Pepe nyine ndi kugira ngo musuhuzeho gusa nyine tu ako kantu kamenye nijya gutandukana guco tubiganireho neza. Okay nari. Mo Pepe. Yo. Reka mvuga ati umutima wawe nuhora utera n'umutuzo ni neza kuri wowe. Ndi kumva ariko nubwire ibintu wambwira gutaza kuvuga. Umva mubwire. Aya ariko weho mbwira. Umva nako mubwire. Yo. Oya ndabyibagiwe weho mbwira. Kuki? Okay, ndabyibutse. Turavugana mu kanya. Tuvugane mu kanya. Okay. Sawa. Telefone. Allo. Mose bite? Makuru. Biracamo. Shawapi ntabwo nabikora nakwanga nkaguhamagara. None siko numva wagira ngo urahanze. Wari uri ku kazi? Mose si waranyanze ku buryo udashaka no kumvugisha mama? Shanda gukumbuye. Tubonanye gute se mama? Nyine mama akuzima. Akazi urakavamo ryari? Subizi ko uyu munsi ari off yanjye. Yego. Mva. Subizi se ko ngwemera ahantu hose kabisa umbwire we location ito. I swear. Yego. Ureke kunyinisha ngo n'umukobwa gusa n'igihe wa mbere. Mbonye ngo urakumbuwe bya danje. Mva noneho numvaga nyine umutima uri kukumbaza cyane bituma nkwamagara. Nyine dupange ubundi nze nyine tuze gushaka ukuntu tubonana nyine tuganire tu. Sawa babe.
umunsi dufite n'ahantu nabizi ko twateguye iminsi myinshi twitegura ariko cya mbere ngenderwaho nakoze kubahiriza amasaha kuko byari ingenzi cyane kugize inama yacu ntabwo bwa mbere dukoze inama iminsi myinshi dukunda gukora inama ifite icyo igamije uno munsi inama turi gukora ni imyitwarire ku bakozi bo muri iki kigo gusa ariko nabasha gukora akazi kabo neza umunsi ku wundi ndabashimira kuko buri mukozi yabashije gukora igikorwa cyiza cy'indashyikirwa arashimirwa kugira ngo tubashe kuzamura ibikorwa byacu umunsi ku wundi. So uyu munsi duteraniye aha ngaha kuko ikibazo gihari kandi kigomba kuba cyakemuka. Ikintu gihari urabizi muri ino minsi akazi kacu abakozi barimo kwitwara neza abatitwara neza cyane cyane sindavuga ku muntu iyo bavuga ngo ikintu kibaye nyiracyo nawe yaba yizi abo bantu babaneka cyane kandi bituma akazi katagenda neza. Abo bantu rero ntabwo ushaka ko bakomeza kugurisha akazi kugira ngo batere ako kazi dushaka ko akazi kagenda neza uko tubyifuza sibyo umunsi ku wundi. So Moses we nakisimbuka iki kandi mbere na mbere cyane Moses we mweraho mu minsi yashize waje kwaga akazi ugakeneye ariko ntabwo ubasha gukurikirana inshingano. CCTV waje ugiye gukurikirana amashusho umunsi ku wundi ntabwo agenda nk'uko byifuza. Ejo bundi batwibye laptop bitewe n'uko connexion kamera zitari ziri gufata nta n'ubu twari urengero ya computer sibyo cyangwa wabyishima ibyibura bya computer bose nta kazi. Okay sinjya byumvereza sibyo gusa icyo mwumvisha cyo ufite iminsi mike yo gukorera ikampani nutitwara neza ariko n'ubitwara neza umunsi ugahindura imikorere yawe nakabuza kuzana amafaranga ya kampani kandi n'akazi gakomeze kagende neza uko ubyifuza. Okay ntabwo nshaka kubaza impamvu ibasha gutuma buri kimwe cyose ubasha kucyica umunsi wundi wikosore ndetse na mugenzi wawe gukorana mu gusa kesi ari na mbere kesi bisega kesi wewe watanze aha Moses William akazi ke neza n'isanzwe na Deborah ariko usiye kubesha Moses niba abakunzi muzaza gukundanira akazi kabaye si gukundana undi ni ikibazo wowe si ntabwo ari ikibazo kunana si ikibazo ariko mukundanire hanze sibyo mukundanire hanze niyo mpamvu barashaka inama zo kugenda neza hatavuye n'ikintu cy'ikibazo kibaye kugira ngo ubuzima bwacu bubashe kugenda neza sibyo umunsi wundi tubashe kugenda neza akazi kacu kagende neza by'uko kubisinzira. Inama tugomba gukora inama kugira ngo tubashe gukosora kimwe cyose kiri kubara muri kampani umunsi ku wundi sibyo buri kimwe cyose kibashe kugenda neza so
kugira ngo n'undi wese n'uriya kandi umugaye kwera nawe araza kugaruka tugomba kumvikana na esikani ikibazo cy'agazi gukirwaho kashe kira na neza yawe ndabizi ntabwo urakoye kugira ngo niba ubashe kujyana neza ukamubwira kashe kwirukana mu kigo kugira ngo ubashe ati ukwezi kwari kugeze hagati sibyo ndakeka amafaranga yawe uyawe uzakora amafaranga yawe ukwezi kwawe nikupa nikugera ukeneye mu maso yanjye uri leta ndakwirukanika sibyo n'undi munsi sinzongera kubona kwicara gutya n'ibindi bibazo ndaje bicaye kibasha kugenda neza ngo bisongere mu kigo ntabwo cy'umukozi wacu sohoka wirisuka